Yo nongeye kubasuhuza mwese mukurikirana kandi mugakunda ibiganiro byacu kuri YouTube channel ya buri kantu na buri nguni. Ndabakengurukiye. Ni mu Kirundi niko bavuga ngo ndabakengurukiye. Of course ni ibihe bitari byiza kuri twebwe ndetse n'abakunzi bacu badukunda badukurikirana bakunda ibintu byacu dukora bubaha ibintu dukora kandi nyine bafata urwenya dukora nk'urwenya rugamije kubaka, rugamije entertaininga, rugamije gufasha imitima myinshi yari ifite ibintu nk'ibibazo cyama stress n'iki bakaruhuka kwa ya ndabizi neza ari abantu benshi cyane baduhamagara bati iyo tumaze nk'iminsi tudasura nk'ibiganiro bati bimeze bite bahungu banje gutya na gutya na gutya na gutya nyine bakatwereka urukundo. Barahari benshi cyane, abo bose ndabasuhuje kandi mbasabira imigisha myinshi cyane yuko nanjye bansabira imigisha bavuga ati kura utere imbere. Nibyo nanjye nifuriza buri muntu umwe wese unkurikiranye aka kanya, nuko wateye imbere mu byiza mu bibi, ibuka no gushima. Right now ndashima Imana yuko nyine tugihumeka tumeze okay, nta ngingo turi kuribwa usibye igice kimwe cy'umutima wacu nyine kiba cyababaye. Bibaho, ni isi, ntabwo uhora wishimye kame. Isi nuko imeze, nuko iteye, nuko twayisanze, ni nabo tuzayisiga. Mbiseguyeho ku mashusho muri kubona ubu ngubu ntago ameze neza cyane. Ni nijoro, ikiganiro gikoze nijoro kuko nyine numvishe ko ngomba kugikora cyane yuko atari nanjye wagisabye ahanini, kuko njye nari nzi ko nta kintu nzabivugaho kuri ibi bintu. Abakunzi bacu, abafana bacu, ibi bintu barabisabye, ariko ahanini sibonye nyikoreye. Iki kiganiro ngikoze nagisabwe na buri kantu, ambwira ati ukwiye gukora ikiganiro gutya na gutya na gutya na gutya na gutya na gutya na gutya, kandi buriya niba abyifuje gutyo nta kundi ngomba kuza nkabikora kama mbaye gisirikare. Tukwiye kurwana mu bihe bigoye, tukarwana ntabwo ari kumanika amaboko, tugomba kurwana tukagerageza kandi Imana ibi birimo kabisa. Ikindi nagira ngo mbabwire ngo nta nka yacitse amabere. Yego habaye ikintu kidasanzwe, ni umustar arazwi, ariko nta muntu yishe. Nta muntu yishe, yewe nawe ntiyapfuye. Abantu wenda dufitiye impuhwe ni byiza, kamemo ntabwo umuntu yaba ari mu maboko ataraye ngo tuvuge ngo ni ibintu byiza cyangwa ngo twishime. Usibye yuko nyine hari abishima ibyo byabaye, kandi nabo nyine ni uko isi imeze. Ugomba kugira abakunzi n'abanzi uko byagenda kose. Nta muntu uzabaho ngabeho nk'ibuye ngo tugira ngo abakunzi n'abanzi. Reka na Yesu ubwe umwana w'Imana yari afite abakunzi akagira n'abanzi. So ibyo rero ntabwo ari ibintu wenda buri kantu buri nguni twavumbuye, ni ibintu byahozeho isi yaremwa kugeza na n'ubu. Umuntu azagira abakunzi, agira abanzi, agira ibihe byiza bye, agira n'ibihe bibi bye. Cyo turakizi, twaje muri ibi tukizi. Nta nubwo ari natwe tubivumbuye rwose, ngira ngo waba utabizi gutyo yaba yirengagiza. So ntajya mu bintu byinshi, mbagira ngo mbanze nkubite mbanguranya, ngewe simba nshaka kugira ngo ntinda mu bintu byinshi cyane yuko wenda ubu ngubu aribwo manshije kugarura akatege ko kubasha kuba navuga, kuko mu bihe nari ndimo umunsi umwe n'igice cyangwa ibiri nari ndimo ntabwo byari binyoreye kabisa. Byari ibintu byinshi cyane binyituyeho ku mutwe, ntiteguye kubyakira, atari ibintu byoroshye, ariko nyine ugomba kubinyuramo kama mbaye ugakomeza. Ibitari ibyo uheranwa n'ibyo ngibyo bikarangira ubuzima bwawe bwose buhagaze. Kandi ntabwo ari ibyo ngibyo nakifuriza umujene uwo ari we wese. Ubwo urumva niba ntabyifurije umujene wundi utari njyewe, urumva njyewe ibyo nifuriza iterambere, nifuriza gukomeza
ajya imbere. So naratinda rero nibyo nari ndi kubabwira, nagira ngo mabwire ngo ikinyobwa cyiza kigera kuri roho ni B1 Gin. Ngira ngo murabibona twazanye B1 Gin iri mu icupa rinini, ntago ryajya ku isoko, ariko ndi kuba introduction. B1 Gin iri mu icupa rinini, murabibona, icupa ryiza cyane kabisa. B1 Gin irimo yengetse neza, yo mwamaze kuyumva kabisa. B1 Gin ikinyobwa cyiza, ngira ngo muri kubibona, ariko twebwe turi kujya tubisampuringaho gake gake tubumvira uko bimeze. Nagira ngo babwire sha pe ni bwa buryohe bwivanga n'ubundi buryohe. B1 Gin ku isi hose kabisa imeze fresh, ni ikinyobwa cyiza ukwiye kunywa wowe n'abawe. Ikindi nkabibutsa ko kunywa mu rugero ari cyo kintu cya mbere kibanze. Ikindi ni inzoga siza bato, inzoga siza bato. B1 Gin inywa ususuruke umere neza, ikinyobwa cyiza cyane kabisa. So nkongera nkabibutsa yuko Evotech Solution, muri Evotech Solution, mvugira ngo Evotech Solution tubafitiye imashini HP, Dell, zose ama MacBook byose kabisa, imashini zose uzi zose kuri CL Rema turazifite, haba ama laptop cyangwa ama desktop. Tubafitiye ama telefone. Ibyo bikoresho ndi kukubwira byose bya electronic tubafite muri Evotech Solution. Tubyikurira Dubai, umva akana, tubyikurira hehe? Dubai. Umwihariko wacu rero nuko kuva ku mafaranga ibihumbi 170 ubu ni mashini nziza wakuremo ama projet yawe. Gira ngo muri ku cyuma, imashini nziza kuva ku bihumbi 170. Rumva undi mwihariko wacu rero, ibaze ko ufite umuntu ushaka imashini ukamuzana muri Evotech Solution, akagura imashini muri Evotech Solution, tumwemerera amafaranga atari munsi y'ibihumbi 10. Ni ukuvuga ngo ni ibihumbi 10 kuzamura bitewe n'imashini umuguzi yaguze cyangwa telefoni. Iyo kiri kucyumva ngo wabuze akazi ngiki kandi ufite abantu wabwire bakaza bakagura mu mashini barayashaka, nibyo ni ibigo se ni company zishaka mu mashini, ukaza uryaho iyo note y'ibihumbi 10 gake. Ngira ngo murumva ni ibintu byiza cyane muri Evotech Solution, sibyo? Evotech Solution ya mashini yaguraga ibihumbi 250 ubigeze ku mafaranga ibihumbi 200. Ni promotion yo muri Evotech gusa, nagira abandi bantu babayobya. Evotech Solution, mvugira ngo Evotech Solution nabambere kabisa, nabantu badanje dukwiye no kubaha. Ngira ngo byari ibyo kabisa. Nagira ngo mbabwire kuri B1 Gin na Evotech Solution. Ubundi dukomeze mbabwire aho bigeze. Update abafana banje ni benshi, n'abakunzi bacu muri rusange, singe nyine wababurikana buri nguni, ahanini ababurikana kuko niwe ubu tuvugana utari mu maboko ye. Abafana baburikana, abakunzi baburikana, ese nibyo byagenze bite gukina. Ibyo byose murabyumva muri iki kiganiro. Kandi ikintu mbasaba, ba bantu baza bakatutuntu bajyana, ndagira ngo mbere yuko ukata ikintu ukivanya ahangaha kuri iki kiganiro, banza ucyumva ukirangize. Nyamuneka utazagenda ngo mvugire ibyo ntavuze, utazamvugira ibyo ntavuze. Ariko nanone utambwira ngo abantu bose bagiye bankorera ibintu bitajyanye, ntago ndabavuga pe, kuko hari abantu bagiye bakora nk'ibintu nkabareba nkavuga nti mana yanjye, uyu muntu icyo sigaje ni ukuruga. Icyo sigaje ni ukuruga, kuko n'ubundi nibiri kuva mu kanwa ke ni uburozi bwica kariyeri, bwangiza izina ry'umuntu. Urumva bugerekaho abantu ibindi bintu kandi bakabyica nkana.
bakabyica nkana nkana. Buriya nanga kuvuga ibintu bitagira fact. Ahangaha ari ibintu byinshi giye mbona ndavuga nti ntari ibi ndaza kubizana ahangaha. Reka tuhere ku ntangiriro kuko ibi bintu byagiye bitangira byose, sibyo? Bon, hari uwiyita Kazungu ka boss, nongere mbisubiremo, hari uwiyita Kazungu ka boss ku mbuga nkoranyambaga, especially Instagram, kuko njyewe niho bagendaga babinyohereza bambwira uyu nguyu pe simbabeshye sinari imuzi pe, ibi byose bitaraba ntabwo nari imuzi pe mu bantu rwose, kuko uyu nguyu bagiye bambwira ngo ni umubloga, mu babloga nari nzi ntabwo yari arimo pe, sinkubeshye man, sinajya ngo njye kubeshya ibintu. Uyu Kazungu ka boss rwose namumenye ari muri ibi bintu byo gusebanya asibya buri kantu pe, nibwo namenye ngo uyu nguyu yitwa Kazungu ka boss. Ntabwo nari imuzi, sinzi ngo biva he bikajya hehe, ariko bitewe no gusebya umuvandimwe cyane amuharabika ku bintu bigaragara nawe azi ubwe ari bibona nk'ukuri, ni hano bitugejeje ubu ngubu right now. Ku ntangiriro rero uyu Kazungu ka boss yaragiye from nowhere aravuga ngo habonetse video ya buri kantu ngarimo ararigata mu kintuza cy'umukobwa, ubwo mbashe kuba nacyubaha gutyo. Ubwo abashyizeho ikirego kuri buri kantu, ahari ko kina amaporono cyangwa se ari mu basore bashobora kuba bafata video ngo bari muri ibyo bikorwa. Ngira ngo uri kubyumva uburemere bw'ibyo bintu twarabyihanganiye ku rwego rw'uko bamwe na bamwe abanyamakuru bagiye baduhamagara twavuga ati muretse kubitubazaho cyangwa tuzatanga ubwino bwacu n'ibiki, tugeraho tunasobanura n'ibyo bintu ukuntu bimeze. Kuko ubwa mbere uwo muntu iyo video nuza Kazungu ka boss yerekanaga ko ari ya buri kantu, ko niwe wayishyize mu bantu, niwe wayisharinze. Sinzi niba no mu Rwanda niyo byaba ari byo gusharinga video y'umuntu byemewe, ubwo nabyo muzabitubwira cyangwa mwenda bamwe bizabisobanura. Ariko uko nagiye nyumva babisobanura niho gusharinga video y'umuntu y'ubwambure bitemewe. Uyu Kazungu ka boss rero yaje avuga yuko ngo video ye ngo yabirikana yamaze kuyibona, niwe wabibreakinze bwa mbere. Yakoze post zigera muri 3, imwe yo ndebona yarayisibye. Ubwo ndi kuvuga ku munsi wa mbere ajya kuvuga ibyo bintu, wumve ko nyine aya ngizi ndi kuzibona zose. Yakoze post y'amagambo avuga ngo buri kantu ngo cyaza uyu musore asebeje abagabo bose. Aba bana izi video z'uducurama bazifata bagamije iki? Niba muri kubibona neza kanze buriya ngewe ni fact by fact, ubu uyu munsi nyine ubwo ni kugira bisobanuke tu, kugira bisobanuke. Ibi bintu nababizanye, urumva, ibi bintu nababizanye. Dore ngiyi post yashyizeho uyu mugabo muri kubona avuga ngo ni buri kantu. Kuba ari kumwitegereza neza uri kubona ko atari buri kantu, ariko no kuba batazi buri kantu neza, ngira ngo muri kubona iyi sura y'umuntu ka boss yagaragaje ko ari buri kantu uri kubikora, yambaye iherena. Mucunge post zose za buri kantu, nimubona ahantu atoboye n'ugutwi gutya muvuge ngo niwe. Ibyo bintu twarabisobanuye ku bantu badukurikirana cyane. Yambaye iherena n'ubwanwa muraza kubibona, n'umureba mwitegereza ubwo bwanwa muraza kubibona subwe. Icyabaye nuko uwo muntu kujya gusa n'umuntu byo ni ibintu bisanzwe. Ariko niba nkweretse fact ya mbere, singiye wambitse uyu muntu amaherena kandi wabipostinze arabizi, twarabisobanuye.
icyo ni kimwe. Icya kabiri akurikizaho indi posti ashyiraho buri kantu yicaye gutya ahangaha rwose mu ntebe gutya, amagambo yanditseho ngo buri kantu ibyo gusa. Urumva nibyo yashyizeho, ibyo gusa. Ubwo nyuma yo kuba amaze guteza abantu imihanda ngo buri kantu ngo mfite video n'ibiki ngo video ngo cyaze ngo ibiki n'ibiki, ashyiraho iyi post. Ibyo tubivemo rero. Noneho hatakora indi post ya gatatu muzibare. Nawe umbwire ngo uyu muntu abagamije iki, bimufasha iki, bimwungura iki, ese wenda kuba wakora post nk'izi zingana gutya uvuga umuntu umwe, uvuga ko ufite video ye nyine ngo ngashisebeje abahungu bimara iki, kandi ubibona neza ko atari we. Ngira ngo muri kubibona ahangaha yashyizeho ifoto ya buri kantu. Umva amagambo yanditseho ngo reka nawe ngibaze ko buri kantu yasekaga ba Emeline. Gusekana kw'isi mubikundira iki? Wabyumvishe? Ubwo tayari we yamaze kumva ko yamaze kumushinja video, abizi neza yuko iyo video ari ruhurika, ari fake, atari ya nyayo. Arangije nyuma arenzaho ya foto aravuga ngo ese ngo uyu muhungu ngo umunwa ngarawurisha bigendeye kuri iki, kuri ya video yakereye n'abandi bantu ntazi, kuko nagiye kubona igihugu cyose bavugiye rimwe bavuga by'ama video from nowhere. Kandi ibi bintu bije bikurikirana buri kana kimara gufungura iduka, bije turi kuzamuka mu views, bije turi kugenda twidekarara gake gake turwana n'ubuzima nkuko nawe mwese muri kurwana n'ubuzima. Ashyira iyo post. Urumva? Ngira nkuko nabiberetse ku bimenyetso bihari. Ngira mwabibaza kubibona ko iyo video yo ari scam, ari kugira ngo uharabike umuntu gusa. Icyo si kimwe. Yakoze amapost 3 kuri uwo munsi aratuza. Atuzamuke sasa. Yewe nabereka ibimenyetso mbeka arongera akora post ashyiraho cya gisura. Ubwo ni nyuma y'iminsi ngahe turi guhakana, turi kugira uti ashyiraho cya gisura, n'ubundi niyerekanaga mu maso hose, yerekanaga isura gusa, icyara gisura cyo ku mpande kugira ngo abantu bakeka. Ngira ngo muri kuyibona ni yambaye iherena. Uwo mujama twaje gusanga ari umujama w'umunyamerika, sinibuka n'amazina ye, asanga ukira prono n'ubundi mu busanzwe. Ku bantu muzi ibi bintu, ku muntu ufite iriya video bavuga ko yaburikana, muzayi screenshotting mukuremo ifoto imwe, mujye kuri inuza kuri Google, musacinge inuza y'ifoto, araho uwaploadinga kuri Yandex man, uwaploadinga ifoto bakakwereka nyirabyo naho wabe nibyo akora, nibyo naho wamukura ibyo bintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo niko twaje kuvumbura yuko ari umukinnyi wa prono bisanzwe, yaje shaka kumugereka kuri buri kantu kugira ngo nyese juste amwangize izina. Sinzi icyabimuteye ahangaha, mbibabwire sinzi icyabimuteye from nowhere. Gusa ku mutima wacu tukeka ko ari nk'umuntu waba waramwishyuye kugira ngo asebye, kuko nawe numva umuntu tutari twavugana simuzi ngo wenda mukoreraho ikiganiro ngo mutuke, cyangwa wenda ngo musebye, wenda ngagira umujinya ngo avuye ngo azanyishyura cyangwa azishyura buri kantu. Uriya nyine from nowhere umuntu akaza akagutuka akagusebya gutya, yanabishishikariyemo cyane, ubona ari kwandika bya buri mwanya. Yongera kuri indi post ariko uyimuhamya nyine, dore ngiyi. Izo ni post ya kangahe mwege muri kubara. Arangije kwa kuntu nyine mubwira ngo imbuga nkoranyambaga zigendera mu kigare. Urumva abana bagiye mu kigare nk'aba bisanga muri ibi ngibi bagenda badutwika gake gake bavuga ibintu, ariko bose nabarenganya. Hari n'abantu
akagera afata nk'umuntu wabivuzeho agendeye ku makuru we yatanze akamutwika, akatangira akandikaho ubugambo. Ngo yanditseho, yashyizeho uyu mwana ni kuvuga simuzi, uri kuvuga kuri video ngo yabarekane ngo singuye umunwa mukoresha biriya ngo niwe muhindukira mukarisha ibintu nk'ibyo nyine. Urumva nyine umuntu wese uri kugerageza kuba yasebye izina rya buri kantu yaraje aramupostinga. Kandi nk'uyu mwana ndabizi ko afite nk'andi ma content wenda menshi cyane atigeze apostinga. Nkwibutse neza yuko dufite indirimbo yujuje miliyoni bari he atigeze apostinga avuga ati wenda buri kantu na buri nguni bakoze indirimbo nziza. Yasohoye shop mumuteze n'imbere, buri kantu mumuteze imbere kabisa. Dufite shop ikora intebe nk'izi ngizi twicayeho n'izindi nyinshi uzi wakutwereka tukagukorera utubati, ameza, garderobe, ibiki byose bikora muri furniture nyine. Byose turabikora. Ibyo byose nigeze biposting ngo avuge ngo yasohoye buri kantu art izaza ukora ibyo byose by'amafurniture. Wapi? Dore ibintu ngo yapostingagaho yanabishishikaye buri masegonda abamuvuze nabi umwe ngo umuntu nta kintu ngari kubiryamo. Kubazi neza Instagram ntabwo zishyura. Si YouTube nibura ngo ngo umuntu gushaka amaronko n'ibiki, si byo nabyo bitemewe usebye umuntu kujya gushaka amaronko. Ariko ikintu kitishyura yashishikaye ari kugenda agafata amavideo yasebye umuntu akayagaruraho. Iyo bintu birebwa n'igihugu cyose harimo na RIB ibireba ibishinzwe. Umuntu ari kumushinja amavideo niba nakurikiye wenda ngo bavuga ati wenda bimeze biti. Ariko ubwo wenda ntanze hint. Ubwo uyu muntu sinzi from nowhere kabisa. Turakomeje tu. Aha! Uri kubivuga wese uvuga ibintu bibi byose kuri buri kantu ariko uza uvuga kuri iyo video ari we wabizaje gihuha. Kubera ko abantu benshi gese narenganya abanyamakuru benshi. Kuko muri abantu benshi ntago bazi kwa bareba ikintu ngo bahite banakibanya bigiho. Abasinye abanyamakuru kwanze bamwe na bamwe. N'abantu bishatse umugati kuri za YouTube. Bakagendera baki kuri hint. Bafashe nk'uyu muntu ugamije guharabika. Ubivuzeho wese aposting. Uwo muntu ngo nta kintu ari kubiryamo. Sijite guharabika umuntu. Sinzi. Ubwo wenda mwebwe mwambwira. Mbwire nawe umve nyine ahantu byagiye bihera. Dore ngiyi n'indi posti. Hari n'abandi bagiye bayivugaho. Urumva? Iyi nayo nyine aha uvuze kuri video wese ahitaza abipostinga. Icyo yakoze rero niki? Buri kantu yapostinze video iyi ngiyi. Wewe warwane bahaye amafaranga ngo ugende ubwira abantu ngo ufite video yanjye ngo ndimo ndarikata muri uncheche. Ngo ndimo ndarikata mu musuwageje. Cyakora be influencer murakennye. Umuntu w'umugabo wubatse ufite n'abana umuntu araza ati ngiye kugurira akawunga k'ibihumbi 20 usebye buri kantu. Buri kantu ati na urakoze. Koko uko twebwe ubwacu twarebye turavuga ati uyu muntu yishyuwe si gusa. Rimwe tukakeka n'abantu kuvuga ati ubwo wenda ni nk'aba diaspora ni nk'abaki ariko ubu sinzi ngo ninde umwishyura cyangwa niki kibimutera kugira ngo abe yafatanya izina ry'umuntu ahita neshinge gutya. So twakoze ikiganiro duhinyuza ibyayo ma video. Urumva turavuga ati aba bantu batanga amahoro. Icyo yakoze yabishyizeho gutya arangije arenzaho ya ma video avuga ngo nabonye abari kuvuga ngo babonye ama video ya buri kantu. Icyo ashatse kugaragaza ni ukuburizamo kwa kundi twexperience abantu akomeza abacanga. Kuko muri caption yaranditse ngo ariko se ngewe akabazo aba bahungu bashaka ngo mbahe ibyabo koko. Ese yidekarara nk'umuntu ushaka intambara. Nkabaza kavuzungu bose twakoze iki ku rwego rwo kugajya no gahimba video niyo tugejeje no kwisobanura ukagegeza kugira ngo twereke yuko ngo kaze
sindi guhiganano nawe, ntako twege duhiganwa nawe. Ufite ukora ibintu byawe, natwe dufite uko dukora ibintu byacu. Izi ntago ari joke uri gutera, uru ntago ari urwenya, uri kwica kariya y'umuntu runaka. So nkibaza rero uyu muntu agamije iki? Question mark. Turacyakomeje kuri posties. Kuri posties tu ni nyinshi, ubwo abagiyeho, ubwo njye tunamuveho. Ubwo n'ubu ngubu akaba ari mu bantu nabo bishimiye yuko ngo buri kantu yafunzwe. Urumva yuko nta cyiza uyu nguyu yifuriza buri kantu na buri nguni. Ubwo bafana abanye n'abakunze banye rwose mu bimenye, uyu ngo witwa Kazungu ka boss nta cyiza twifuriza. None se nyine umuntu wishimira yuko umuntu yafunzwe, umuntu ugenda agakereya ama video y'abantu, ubwo numwe ibyo by'ama video twabikiriyarinze n'ababivuzeho ngewe n'ababariye. Urumva kuko abenshi bagendeye mu kigare, ariko nk'umuntu uzana iki gihuha gutya niwe ubitera ibi byose. Kaza igihuha mu bantu gutya tu, yangiza akabona mu bambere basharinga ama video ku rwego rw'uko video ngo byarangiye nitugezeho twareba. Baragiye bafata ngo dusagona 10 natunga ari natumwe na rimwe, isagona 10 na rimwe, baraye amasagona 11 abariyo bakoresha. Nyine hamwe ameze gutya atari kugaragara. Kuko twarakurikiranye bya bintu nakubwena, twaprodinze ifoto muri Yandex duheza details zose, dusanga umuntu wa Porono ntago yo video yanganaga gutyo, babikase nyine kushake kugira ngo nyine bangize tu izina ry'umuntu. Ibyo byarangiye by'ama video ya mbere. So eka tujya kuri case rero y'uyu munsi. Case y'uyu munsi ngiteye ite? Mbere yuko mvuga case y'uyu munsi ukuntu iteye, ndagendera kubyo igihe, ndabangira ibyo mvuga kubyo igihe cyatangaje. Urumva cyabihawe n'umuvugizi mukuru, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Sibyo? Uko igihe cyatangaje mwese mwarabyumvishe. Ngo ni abana b'abakobwa baje ahangaha, buri kantu ngakabakingirana. Urumva banye bakiyambaza ubutabera, bakaza ngo bakabakuramo aho ngaho, bakanafunga buri kantu. Uko ni ko igihe cyabyanditse, kandi ni nako dosiye ya buri kantu imeze. Usibye yuko abo bana b'abakobwa hareze umwe. Ni ukuvuga ngo ikirego kiri ku mwana w'umukobwa umwe. Ubwo nagira ngo kire wenda umucyo kuri ibyo bintu, abenshi bumvaga ngo babiri, abandi biki, hareze umwe kandi hari babiri. Okay, ibyo byo urega n'uwarenganyijwe, ibyo ni ibintu bisanzwe. Uko niko igihe cyatangaje inkuru. Sibyo? Ibyo ndaza kubizaho nitonze. Ahubwo rero ndabaza, kubarebye ama space ya Godfather, bonsa gwino nkure mu password manga mu telefone yawe, kubabonye ama space ya Godfather, ubwo ngiza kuri Godfather wunguka iki mu gusebanya? Koko wunguka iki mu gusebanya? Ariko uba wumva umuntu uri nk'ibuye riremereye ritanyeganyezwa, uba wumva uri gikomeye. Urateneshinga izina ry'umuntu ubizi ukayibyiringira. Man, buri kantu ntabwo azaga kuri space zawe, kuri live zawe. Niba ibyo mugomba kuganira mukabiganiraho, niba no gutanga igitekerezo umuntu agatanga igitekerezo. Ariko kubona umuntu w'umugabo, sinzi niba unubatse, uragiye utoraguye inzererezi from nowhere, uraje uzise ngo nabantu ngo duturanye ngo bafite ubwino. Uwo muntu mukuru wamaje kumva
ibyo igihe cyavuze cyatangaje. Ntitwavuganye, ntiwavuganye na buri kantu, nta muntu umwe wigeze muvugana. From nowhere uturumbuye umuntu aho umuntu atanazi, uraje umwise ngo umuturanyi ngo wacu nguzi ko byagenze. Nawe mwumva ibi bintu, kumva uva kura abantu rimwe na rimwe ibintu biza bakagambane kugira ngo bagukirishemo. Nkibaza, iyo ugiye ugaharabika izina ry'umuntu Godfather, niho turi kuganira ubu ngubu right now, niho tugezeho, kandi naramenyesha n'inzego, kuko umuntu nakora ibintu tubireba tukabirebera ntabwo byo byazakunda. Ntabwo igihugu ariyo mirongo cyihaye. Imirongo migari y'igihugu tuzi twese ni ukuvugisha ukuri, ni ugutanga amakuru ku gihe. Ariko amakuru agize icyo yubaka, atari amakuru ajya gusenya mugenzi wawe. nta n'ikintu cy'ukuri kirimo kizima gihari ugiye kubwira abantu. Ugafata ugateranya abantu imbaga ukababwira ngo ugiye kuvuga ngo buri kantu byagenze ngo bajya kubafata. Ukazana umuhungu bizeza yuko uwo muntu ntituganira ntituvugana ngo umukuye ngo muri karitsiye z'iwacu. Wowe urahazi, aho tuba urahazi, aho tuba urahazi. Niba umbwiye ngo uzanye umuntu ngazi ibyo iwacu, aratangira aravuze ngo abakobwa bari bamaze iminsi 3 bro ngo bafungiranye maha. Wumve nk'ibintu abantu bagenda bakorera abantu. Ngiye rwose nkeka niba bene iyo live mutarayumvishe, ndayifite ahangaha. Sifite abana babazi recording rwose cyane. Urumva man, ugatinyuka ukagenda ukavuga ngo abana bari bamaze iminsi 3 ahangaha bazi ngo barafungiranye mahanga. Man, aha ni muri prison, ku rwego rw'uko umuntu wafungirana abantu iminsi 3. None se ubugenzacyaha ni ibigoryi kugeza ku rwego rw'uko baza ntibabishyire muri dosiye. Nawe undebere, none umuntu yataka akavuga yuko abantu bari kurengera bari gutanishinga izina ry'umuntu. Nyamuneka ubwo ko wavuga ngo umuntu man, rero hari igihe ndebe nk'ibintu nkabura ahantu ntanahera bose mvuga. Umuntu ngamaze imyaka myinshi ngo muri showbiz, icyo kora n'ukwirirwa sebanya. Uwawe ku myaka ufite n'ukwakira abapeti b'imyaka ingahe batazi ngo byagenze bite, si turi inshuti, nta n'ikiganiro twanahamye, nta n'iki, akitora akakomeza izina ryanjye ngo ngihi ntunavuga ati ariko se ko igihe cyavuze gutya byagenze gutya, waritse kubeshyira abantu nk'uko usanzwe umanura abantu ukavuga ati uri kuvuga ubusa manuka, uri kubeshyira abantu babivuze gutya na gutya. Wowe uri kuvuga ngo bamaze iminsi 3 gute, ibyo bintu babikuye he? None ndibariza ribu, ibyo biganiro ntabwo mwabyumvise, cyangwa wenda ni twebwe tubyumva twenyine? Ntabwo ari urwenya ari gutera, kuko tujya muri za Genize bagatera urwenya bisanzwe bari gusererezanya, natwe turi abanyarwenya turasererezanya. Si urwenya, umuntu azamutse kuri live ngavuga ngo byagenze ngo kwa buri kantu, akavuga ngo abakobwa baba bamaze iminsi 3, akavuguruza statement yatanzwe n'aba victime. Wowe ukaza ngo ufite ubwino, ukaza ukajya gutanishinga izina ry'abantu wongeramo ngo n'ibiyobyabwenge. None se wavuye mu kazi ko gusesengura n'ibyo byo kugira, ahubwo ukigira mu kugenza ibyaha ko numva ari byo ushoboye? Sibyo? Do I making a sense? Uratinyuka ugatanishinga izina ry'umuntu ukavuga ngo ibiyobyabwenge, ngo bundi ngo biraza ngo basanga birandagaye. Polisi yarayisanga birandagaye, irangiye aberereka ifitwara buri kantu, iragenda yandika statement yindi. Uzi ko mubeshyera inzego? Wino mwana unkuriremo password tu. Mfite ibintu byinshi byo kuvuga kabisa. Hari abantu benshi ngeragiye ndebe nk'inkuru nkumirwa, nkavuga ngo uburiya najyaga mvuga ntarabona. Uzi ko umuntu azaga gutondagira akakubabaza akajya ku izina ryawe akaribabaza ku rwego rw'uko uvuga ati se nk'uyu muntu tugabana isambu.
turapfa iki? Ukaba uzi ko noneho nta n'ikintu upfa n'umuntu bro. Ngaho nawe nyumvira. Ariko abakobwa bari bamazemo iminsi 3 mu nzu ye bafungiranyemo yarabatse n'amatelefone. Uretse gato iminsi ngahe? Iminsi 3 yarabafungiranyemo. Yego yarabatse n'amatelefone ngo atazagira. No tugende gakeya. Yabashimuse iminsi 3. Bishaka kuba ari nk'agatego kabayemo. Ari abakobwa hari amavideo bamufashe. Hari n'amakuru ari ku muhanda. Amavideo bamufashe. None se ngaho nawe nyumvira. Wabyumvishije? Sumvisha amavideo ya mbere sinaberetse ko nari scam. Ari ibintu baje bagahurundumiraho umuntu. None nyumvira ibi ngibi ribu yatanze uko ikirego kimeze, statement batanze byose igihe uko cyabivuze mwabibonye. Undi nawe ngakazana ngo bwino ngo bukuru bamaze iminsi 3 ngira ngo kubyumva ngo niba bamufasha amavideo nawe umbwire ayo mavideo tuyababajije bayerekana. Dore abo bantu bavugaga ibyo bintu ngari witwa ngo Jado Max, ntago muzi ni umuntu ngo wagiye kuri live za Godfather ntwamenye nga aho abakura baje guharabika umuntu nawe karayikiza gwa ngahe harundi ekatko polisi cyangwa ribu basanze abakobwa bakiri mu nzu. Ni polisi yagiye kumukinga. Ni polisi isanga abo bana bakirimo. niyo yabakinguriye kugira ngo basohoke. Uko mureba dore ukunguku nukuvuga ngo bahise bamujyana gucisha nabi. None se kambabaza. Reka mbabaza. Uyu nguyu ndabona yitwa ngo urinde wiyemera. Mbabara mugire nk'aba bantu. Simbazi mwana. Njye abantu simbazi pe. Nkibaza ngo Godfather. Aba bantu bakura he bajya gutanishinga amazina y'abantu. Nawe wanyiza ngo uko igihe cyabivuze ntago abyumvishije. None abangaba bari kubivuga ni bande? Bashinzwe iki muri buri kantu na buri nguni bakoramo iki? Okay, ni ba gitifu bahanga wenda ngo gutanga amakuru ko byagenze. Ngiye nyine abantu baza kubwira ibintu ngo wanyiza ukikiriza ugahostinga ibyo bintu ukanga kubamanura ukabihorera wabatumiye ngo baze bicizina ry'umuntu. Ninde wagutumye Godfather? Twakugize iki gituma wifata ukagenda ugatanishinga izina ry'umuntu ngo since ibi bintu niba bana kubwenga ibi bintu harimo nabagatumwa nyaga ari gusa nyamuneka mwafatira hafi niyo umuntu yifata akaza akavuga ngo abakobwa bamaze iminsi 3 ngo hano nta muntu ugeze ubivuga. Nta umuvugizi byo yavuze, umuvugizi wari ibyo yavuze twarabyumvishe. Urumva statements zatanzwe zirahari, abazishaka rwo nabo sinzi niba binemewe, aho zirahari, even ikirego kirimo. Urumva ikindi impande zombi zikugerageza kuba zakumvikana ku kibazo cyaba cyarabaye. Umuntu agahuruduka hirya ngo ngakubwira bamaze iminsi 3 ngo bari mahanga. Ubwo nk'umuntu byumva utabashabera gusesengura uko abantu benshi bareba narababonye muri comment ati iyo umuntu ari kubeshya n'inzereza ari kuzana amatiku, ariko hari n'abandi babyemera. None se urambwira ngo uyu muntu witwa Godfather, uyu muntu kwa kazungu ka boss baradushaka hiki? Twabakoze hiki gituma ushobora kuba bagenda ukitendeka kuzina ry'umuntu gutya kandi ubizi neza ko nawe uri umusani, uri umustar. Ejo nejo buri nawe byakugeraho. Ibyo tubyihoreye wenda simuteze iminsi, ariko se wibaka ibyo bintu gukora ari icyaha basi byo. Numva inzego zigira buhazi nazo zikibwiriza, ariko niba ribu yarasohoye statement ubwayo undi kaza kuza kubivuguruza akajya kuvuga ukuntu ngo ribu yananiwe abakobwa bamaze iminsi 3 manga bakajya gutabaza ku munsi wa 3 mu Rwanda. Ibyo bintu byakunda papa. Wowe ubwo wafata abantu bamara iminsi 3 ngo ahantu
amatelefone yabo ngo noneho yongeraho ngo amatelefone yabo ngo twari twarayabatse. Kandi niba mubizi ko mwumvishe statement, abakobwa bari bafite amatelefone yabo, sibyo? Tugerageze, niba umuntu waguye mu kibazo cyangwa mu cyaha se wenyine, ariko ntabwo acinga amabere, ntabwo acinga amabere ku rwego rw'uko mwamufata mukahita mumuhindanya ku bantu noneho apisi ntazi ikintu nk'ubu nka Godfather, nk'ubu hari nk'umuntu uvuga ibintu rwose pe, ibintu n'ubwambere ngiye kubivuga gutya, sibyo? Ibintu byose Jay Squeezer cyangwa Kasuku yavuga kuri buri kantu bitewe n'ibibazo bagiye bagirana, nta kibazo cyantera rwose. Ubwo mba numva nyine yuko mwatatse nuko nyine mwumva ko aba mwatatse nyine tu rwose. Ibyo ngibyo si ibyo yavuga byose, ntago I think ko nawe bitamucira umwenda pe, kuko nyine hari igihe ubona ko umuntu muzahura muri ibyo ngibyo ukageraho ukaberereka wowe. Ariko iyo ubonye igikundi cy'abantu nk'abo ngabo bari kuza bagutanishinga noneho from nowhere nta n'ikintu muvugana, uribaza ngo ibi bintu biri kuva he bikagana hehe? Ninde watumye uyu muntu? Guta umuntu habe ikintu nk'icyo ngicyo akaza guhamagara abantu kuri space ngo baze bashinja umuntu ibintu by'ibinyoma nk'ibi ngibi? Statement yatanzwe atari nko kwa kundi wenda ngo umuntu ngo bitabizi neza ngakekeranya. Statement yatanzwe, umukuru wa RIB yabigize icyo bivugaho, wakajya kuvuga ibindi bintu bihabanye n'ibyo bintu ku muntu utanazi from nowhere. Abo bwose ngo barije baje do Maxi simbazi, nabo bita ngo bawurinde wiyemera simbazi, nabo ngo bakazunka boss simbazi pe nabamenye muri izi saga. Kuko mu baboroga nzi Mideli, nzi Dumba, nzi ba Dekate, n'umwana Dekate nawe ibintu yankore si ibintu byiza. Ariko nawe turaza kubigarukaho. Yego se sinkubeshye, mbere numvaga mvuga ngo Dekate, ubwo Dekate nawe mugezeho, ubwo abo ngabo bavuyeho. Numvaga ngo Dekate ashobora kuba yafashe impano zimwe na zimwe zagiye zibaca mu ntoki nyine bera ntibikunde, abandi bigakunda. Ni benshi yagiye agira umumaro abantu benshi, ariko ntago ari mu bantu batugira umumaro twebwe buri kantu na buri nguni. Reka Dekate ntacyo natumarira rwose, ntacyo pe, ntacyo, nta na kimwe. Ariko buri umuntu witurije udafite icyo akumariye, udafite n'icyo kubaza, ntacyo bitwaye, uramureba abari aho nyine ntacyo bitwaye pe. Ariko ndagiye kubona mbona nawe apostinze, usimurenganya kuko nawe yapostinze ibyo igihe cya postinze, kandi nawe ntiyigeze anabikabiriza rwose. We nta kibazo mufiteho, ikibazo mufiteho ni kimwe, ni uko twasohoye ingoma zirenga zingaha amarubumu aruzuye, ntabwo yigeze ayipostinga, sibyo? Buri kantu yasohoye iyo shop, yakoze iyo shop ikora ibyo bintu byose, ntabwo yigeze ayipostinga. Wenda ngo umuntu utangaza amakuru ku gihe nyine nk'uko nyine aba yigize nk'umuntu utangaza amakuru, ariko ibintu byose bitanashinga amazina y'abantu nibyo postinga gusa. Ibyo rero ntacyo maze, ibyo ntacyo bimaze rwose muri society nyarwanda, ni ukura amatiku gusa. Icyo bimaze kimwe na kimwe, rimwe na rimwe wenda nuko wenda wipostinga, bamwe na bamwe bashaka imigati kuri YouTube bakarya, natwe turimo. Ariko rwose iyo tugirira neza ntabwo ari kudupostinga cyane, yuko tugeze dupostinga no mu izamuka ryacu byari kudufasha cyane rwose. Ikintu nkubwiye ubwo kiragirana n'igihe. Iyi niyo nkuru nziza, niyo nkuru mubonye mwakanika ku banyarwenya, ugatinyuka uvuga ngo umunyarwenya wamenyekanye. Ajya kumenyekana uwamukoreye iki, umufashije iki, wenda gituma ugiye wagaruka ukavuga ibi bintu. Men ngewe rwose niba uzi ko nta kintu wamfashije, wikirirwa rwose ujya kunyandikaho inkuru nk'izi ngizi, ngo cyangwa uzandika ku muvandimwe wanjye cyangwa kuki, ngo wandika ngo runaka inkuru bwa mbere mu mateka. Inkuru ya mbere igihe kitwanditseho nawe umbwire
ikinyamakuru nubahaga numva nk'ikinyamakuru gikomeye mvuga ati se mama yanjye igihe kizantumira ngira ibyo mvuga, ese mama basi ibyo nkora kirabireba, ese iki kinyamakuru bavuga ko ari icy'igihugu, ese nzajya kuri iyo platform ryari numve nyine igihe, mvuge ngo igihe ni igihe, ni amakuru gitangaza turayizera. Ariko muri iyi minsi abantu benshi bakomeje kwitera itoroshe bavuga ati igihe kubera iki gihe, kubera iki gihe, kubera iki gihe umuntu ugeze muri RIB wese w'umusitari ari we nyine igihe kigomba kumwandikaho. Ese ni umusitari, kuvuka uri umusitari ni umuvumo, kuba wakora kibingi ari akazi nk'akandi ni umuvumo, tubimenye. Ikosa ryose igihe cyanditse, kandi ugasanga n'uwo muntu cyanditse man The Ben niwe musitani munini dufite mu Rwanda, akora ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, murabipostinga ibikorwa bye byiza, murabipostinga. Yagiye muri Uganda, yagiye muri Amerika, yagiye murabipostinga. None se twebwe kuzuka ngo umunyarwenya ngo amenyekanye ngo witwa ngo buri kantu kumuzi, umumenye yuko yakoze amakosa, cyangwa rusanzwe umuzi umwirengagiza n'ibyo kora byose ubyirengagiza, ahubwo kumva ngo inkuru akanisa ari ingiye. Inkuru mutegereje ko mwandika nuko dupfa mukandika, nuko dufungwa mukandika. Ibyo rero nta tangazamakuru ririmo, igihe rwose murantengushye. DJ Brian yarabicomplaininze, DJ Brian yarabicomplaininze, aravuga ati jewe nagiye ntanafunzwe n'amasagonda ngaye nshiduka igihe cyanditse. Babu Rwanda, Babu wo kwisiba nawe yaravuze ati nashidutse, abanyamakuru yageze muri media ntazi ngo byagenze bite. Natwe ubwacu turabahamya twashidutse tubigeze muri media. Ariko nkibaza ngo noneho kuba umusitari ni umuvumo, kuba umusitari ni umuvumo. Ese twebwe abasitari ntaho turi abantu? Ni ngombwa ngo niba tuguye mu cyaha nk'uko nguko muduteze isi? Ese kiriya cyaha kuri uriya munsi cyakoreweho nicyo cyaha kiremereye kurenza ibindi byose? Urumva? Ubwo ni kuvuga ubwo nubwo umuntu yakosa, ese kiriya cyaha nicyo cyaha kiremereye ku buryo kigomba kujya mu itangazamakuru? Cyangwa nuko twabaye abasitari ni ukugira ngo amazina yacu yandure? Buriya njyewe igihe sini kukirenganya ko cyatuvuzeho inkuru yuko buri kantu yaba yafunzwe, wapi, ntabwo ari byo ndi kurenganya, ahubwo ni kwibaza ngo nti kuki buri gihe umusitari yaguye mu kabazo nk'ako ngako ushiduka igihe cyanditse mu kibazo, ariko rimwe na rimwe ugasanga mu byiza nticyamenye kuba cyakandika ibyo bintu. Ese ndabaza, ubundi kubaza, sinzi ngo CEO w'igihe ninde, sinzi ngo manager w'igihe ninde, sinzi ngo nuwanditse inkuru ninde, ntawe nzi. Ariko umuntu wenyine nzi mu gihe ukora ku gihe ni Emmy Kinigi, I think kabisa ni Emmy Kinigi niwe wenyine nzi ukora ku gihe, na Kaspa kabisa, Kaspa umunyamakuru mwiza, umunyamakuru mwiza kabisa ku gihe. Kaspa ni umunyamakuru mwiza ku gihe. Nkibaza rero, ese nk'umuntu wifashe akajya kwandika, sinzi ngo ninde pe, akandika iriya nkuru, koko ujya kuvuga ngo umunyarwenya umumenye yuko akoze amakosa, cyangwa wari umuzi uramwirengagiza? Ese ibindi bikorwa byo bya mbere byo kutayipostingaga, twakoraga ibintu byinshi bikomeye bifite n'ingufu? Ubwo n'igihe nabyo igihe na RIB n'ibiki byose, ubwo ibyo nabo turarangizanyije, wenda nabyo mbivuzeho. Turakomeje, turaza kugera ku kibazo cya nyacyo. Tujya ku kibazo cya nyacyo kabisa. Uyu munsi ndashaka kubanza nkihambura kagiye bimwe na bimwe mvuga. Hari uwitwa ngo Bosco Empire,
ayo bambwiye ngo password ya 20 na kangahe hari uwitwa ngo Bosco Empire ubwo nawe tumugezeho urumva okay hari uwitwa Bosco Empire nkibaza nta kintu n'iki na kimwe urumva rimwe na rimwe amakuru yarekoraga njye ubwanjye akantera ubwoba buriya nunacunga mu bantu dushobora kuba twaza ngo tugakata ibintu bavuzeho cyangwa iki ntabwo amakosa twakora yo gukata ibintu bya Bosco kuko buriya Bosco uburyo akora bo njye narumiwe hari igihe akora nk'inkuru ngiye nkifata gutya nkavuga ati uyu muntu ese ribu igerageza gaca mu biganiro bye ikareba ikanaliza cyangwa wenda bari mu kindi gihugu cye cyangwa ntago mu Rwanda ubwo ngiye ntanga fact pe ubwo namwe muraza kumbwira ubwo ndi gutabaza nkuko nguko rwose none ikimbabaza ari kimwe ni nk'ukuntu umuntu ashobora kwiyatanishinga izina ryawe gutya akagenda akarikorera bya mfura mbi gutya dufite YouTube channel natwe twagira icyo turavuga ati muvuze nabi kandi abantu bagiye ku izina ry'umuntu baryicariye bararigira ute ntabwo umuntu yemerewe kwihanira ariko si umwubu ko ribu igira gutya ikafata umwanzuro ikaba yaganiriza umuntu basi uyu muntu ibi biganiro ari gusohora muri iyi minsi muri kubicaho mukabireba amatitire ari gushyira kuri ibi biganiro muri kuyacaho mukayareba cyangwa wenda nukureba mukabyirengagiza kuko nyine ari saga ngo ni saga sejise ngo ni saga uyu muntu ntagasetsa ngiye buri ari ibintu ndeba nkavuga ati sha uyu muntu uyu na mbere na mbere aburezi titire y'ikiganiro cya mbere na mbere uwitwa Bosco Empire yakoze umva titire yagihaye buri kantu yarashatse kwigira akazungu none ribu imuguye gitumo atarasoza abakobwa babiri yafungiye iwe kazungu yashyizeho kwitamurere ni wa wundi wisha abantu twibukiranye neza yuko ribu ubwayo yatangaje yuko abo bakobwa nta fone bigeze bakwa cyane yuko ari nabo bahamagaye polisi sibyo nta fone bigeze bakwa ngira ngo twabisobanuye yewe n'icyo gihe cyose ibindi byose ndabisobanura uko byagenze ariko ngira ngo ndi kugendera kuri statement igihe cyatanze sibyo nta telefone batswe ibi ni ibintu bitamaze n'amasaha agera no muri 3 urumva ariko umuntu akitona akavuga ngo buri kana ashatse kwigira akazungu amushyira uwo kazungu amushyira no kuri thumbnail kuko bakazungu ni benshi dore nguyu amushyira kuri thumbnail dore nguyu niba muri kumureba neza ni kazungu umwe wisha abantu urumva amushyira kuri thumbnail ngo yashatse kwigira akazungu arayashyira ifoto ya buri kantu hano ashyira n'ifoto ya kazungu hano none se ngaho tuvugisha ukuri uyu muntu ari gushaka amaramuko ari gushaka ibiryo cyangwa ari kwica izina ry'umuntu nkana abizi ubu ninza kujya najya muri imbere mu kiganiro kuko ni ibintu bisebanya gusa nyine bidafite ikintu kimwe wakuramo wenda cy'inkuru uvuga ngo wenda buri kantu byagenze gutya agira ibyo asobanura nk'uko igihe cyabivuze cyangwa wenda nawe ashyiramo andi makajya nkuriye bisanzwe uko buri sagira uko aba ari inkuru ariko nanone umva nk'iyo titire yayihaye yarangiza agakina no kuri thumbnail gutyo ngo yashatse kwigira akazungu umwe wisha abantu bro umwe washimuse abantu akarabica iyo ni inkuru yabaye kimomo abantu bose turayizi umuntu akagusiga ibyo bintu gutyo icyo ni ikiganiro cya mbere icya kabiri kugira ngo wumve yuko nyine kugira ngo wumve ko uyu muntu ibintu agiye akora abizi kandi yabishakaga atari ibintu bimugwiririye bari bivuye ngo umuntu gushaka ibiryo ubwo ikiganiro cya kabiri rero urumva
kuri thumbnail hariho buri kantu n'imodoka zagiye zigwirirana. Mugende musura ibyo biganiro biriho, mubirebe nawe ugende ureba amatambunneri cyangwa munamuhera views wenda, ariko muwaje murebe ibintu biri mu bwonko bw'umuntu ushaka kwica izina ry'umuntu ku bwende. Sinzi niba ari biri kubibona cyangwa itabibona, ariko dore mbahaye hint, mugende mukurikirana ibi bintu rwose pe, kuko ibintu bimaze kurengera. Ngo mvuye gushaka umukobwa, urabyumva? Ngo buri kantu yari yashimuse. Noneho wabyumva ngo yari yashimuse, ubu bamaze kumwambika umwambaro wa rushimusi, batagendeye ngo icyaha cyamuhamye cyangwa nticyamuhamye, batagendeye ngo byagenze bite, ariko we yamaze kwiyemeza yuko buri kantu yashimuse. Ngo mpita nkora impanuka, ngo mvuye gushaka umukobwa, buri kantu yari yarashimuse, ngo mpita nkora impanuka ngikomeye, nayo mfuye Imana irahaba. Urukumva iki kiganiro? Mvuye kureba umukobwa mu buri kantu ngo yashimuse. Ibyo tubireke, nge nanze kwirwa njya imbere, kuko nyine n'ubundi niharabika nta n'ibindi bindi. Tujye ku kiganiro cya gatatu. Ikiganiro cya gatatu cyo yakoze rero, yanshyize kuri thumbnail, ashyira buri kantu hirya ibintu byinshi cyane murabibona. Yandikaho ngo buri kantu bamusanzemo n'urumogi, ashyiraho akabazo nk'umuntu uri kubyibaza. Urumva iyo bintu natajya kumwambika, dore abamugambaniye ngo banyuze muri buri nguni wamugiriye ishyari. Uri kubyumva kintu ninjye agezeho. Amaze guteneshinga izina rya buri kantu, amaze kwinomba aterekana duke na buri nguni nyiri muvugaho ngo namugiriye ishyari buri kantu. Nose mwana, ndagirira ishyari buri kantu, urumva? Dufatanyije ibintu byose, urumva? Byose bro, byose. Ngewe ubwanjye ninjye wazanye buri kantu i Kigali. Iyo nkuru abenshi barayizi, urumva? Ninjye wamwinjije muri ibintu bya YouTube. Iyo story abantu benshi barayizi, nabo twagiye duhura, ibyo bintu byose barabizi. None ni gute umuntu from nowhere ngo ni Bosco ukoze imyaka itagira no muri ngahe akaza ngo nagiriye ishyari ngo buri kantu, ngo niyo mpamvu ngo nabamugambane ngo banyuze muri ngiye. None se uwo muntu arashaka ko turebe none ba YouTubers muze mwicara hanga, ndetse namwe nzego bireba muze mwicara hanga mumbwire munsobanurire. Ubu uyu muntu ari gushaka ibiryo byo kurya, ari gutwika bya twita gutwika, cyangwa no guteneshinga izina ry'abantu kubw'ubugome bwe ntaza habukura, cyangwa kubw'inyishu ntaza bamwishyura. Simbizi, sinje kuvuga ibintu ntaza hangaha pe, mbizi nababwiye kuko ibintu birababaje. Iki kiganiro mbabwiye kimaze amasaha 7. Ubwo icyambere, ubwo nibiganiro bitari byamara n'umunsi wose, ubwo urabyumvishije. Ikiganiro kimaze isaha 1, urumva? Ngo nubwo imbeba ifatirwa aho ikunda kunyura, umve titire, ariko se ngo bano bakobwa ngo bafungishije buri kantu ngo bakorera nde? Ubwo kera kabaye. Yumvira noneho ahageze. Icyambere amaze kumvikanisha yuko imbeba ngifatirwa ngaho ikunda kunyura. Ikintu muri kucyumva. Ubwo nyine yamaze kumusiga bya bindi byose ku bintu bitari byaburanirwa. Nyine nukuza ugashinja umuntu ibintu ku bintu bitari byaburanirwa, bitari bya nyine from nowhere, bidafite nyine ngo byagenze bite, bitafite ngo byanyuze he ngo byagenze bite. Waba ukaza ugashinja umuntu icyaha kitari cyamuhama. Ubwabyo ni icyaha.
ku biganiro bigira muri bingahe byose. None nk'uyu Bosco koko, Bosco twakugize iki gituma utanishinga izina ryacu mena aka kageni? Ko rimwe na rimwe abantu baza bakarira bakavuga ati jyamarira uruganda rurimo umwanda ngo yumvira ngo wabandi ngo wirirwa wiriza. None si uyu muntu ngo ngaho mbwire nk'uyu Bosco twamugize dute? Twamukoze iki ko atari mu bantu rwose nafatira umwanya ngo ngiye kuvugaho? Buretse ibi ngibi yakoze nyine nkabona yuko hari ibintu nyine ureba ukabyirengagiza. Ibi si byo biganiro bya mbere yaba dukozeho pe, ariko ari byo ureba ukirengagiza ukavuga ati ni umuntu kwishakira umugati wanyine abivuza mu buryo bwe ukituriza. Ariko uyu nguyu si urwenya ari gukora. Ibaze nk'umuntu ukora nk'ibi bintu gutya nyine tu akagenda agahimba ibintu amafoto y'abantu utazi akaza agatereka nawe umbwire sibyo? Adusize ibintu byose ashaka, arigendeye, aridedembye. Aridedembye. Ikibi gihari rero ni kimwe, ibi bintu bikomeje bikaba gutya, umuntu akaza agataka akavuga ati kunyama iki kiganiro kikunyicira izina kandi ndi gutanga na fact byumvikana, bikirengagizwa, bivamo hahandi n'undi nawe avuga ati nanjye mbikoze nta ribi, reka mbikore gutya. Ugasanga bibaye too much, bibaye byinshi. Ugasanga nawe ababikoze icyo gihe nibo bafunzwe, nibo babiryoshwe, nibo bigenze gutya. Ariko nyamara nk'uyu nguyu rwose akoze ibiganiro bijya muri bingahe, nta numwe wamubaza ngo se kubona uri gukora ibintu ugira gucira ibi wabikuye izi nkuru kuzikura. Kwanza izi nkuru ari kuvuga ari kuzikura he? Ndazimuhaye byagenze bite ibyo? Shwi mbone kubahereza hint aho nahereye mwahumvishije. Abo bantu bamaze kuba bangaye mwa bantu. Ndafata n'umwanya nshimire, ndafata n'umwanya nshimire ubundi mbone kugira uko byagenze, uko step by step uko byagenze kugeza ubwo nyine mwumva inkuru igeze aha ngaha. So na ikiganiro cyabaye kirekire, ni ukuvuga ngo bitewe n'abantu bagiye byabaye byinshi, ni mpamvu nirinze kuba nafata abanyamakuru. Mu mbabarire abanyamakuru so kubima inkuru ko nanjye ndabizi mba nkeneye inkuru, in case iyo byagenze gutya nanjye mba nkeneye inkuru. Ariko hari igihe nyine biba ngombwa yuko ushyiramo pause kugira ngo nawe witekerezeho ubwawe, kuko inkuru zimaze kuba nyinshi, izinse byaje gira ute baze menye ngo uyu kunsebya ninde, uri kumparabika ninde, uri kuvuga inkuru ya nyayo ninde. Ibintu byose baremenya ngo ese ubundi bagamije ibiki. Usibye ko hari n'izindi nkuru nabonye nkabona ko ibi bintu biri kwinjiramo n'ibindi bintu bikomeye nanze kubona akinjiramo pe. Usibye yuko abadukuriye abagenzura n'ukuri mwakabifatiye hakiri hafi, kuko buri muntu wese agira ubwonko bugira bubabara butonekara, kandi igihugu turagikunda. Urumva twe dukunda igihugu pe, dukunda igihugu u Rwanda, dukunda igihugu u Rwanda yego. So rero hari ibintu byinshi biza bigamije kuba byatuma umuntu ava mu murongo, abusana n'umurongo, kandi ibyo ni ibintu byakemuka bigakusoka bitari byafata indi ntera. Ubwo ibintu nyine mbavuze ubwo ubyumva barabyumva, kuko ibiganiro biri kugenda mubibona byinshi cyane bivuga kuri ibi bintu, sibyo? Tutazi ngo byaturutse, tutazi ngo byagenze bite, tutazi ngo guki. Ariko nanone abenshi ngaho uzana yuko harimo akagambane, ibyo tutagenda ngo tubivuguruze 100% ko ntago mbizi, tutanabyemeza 100% ko ntago tubizi. Urumva abandi batise ubundi nkareka amategeko agakora ko icyo agomba gukora, uwo nkamwumva cyane kuko amategeko abereye kutarenganya. Ariko nanone niba umusitari yagize ikibazo agafungwa icyaha kitaramuhama,
ni ngombwa ngo umuntu azane ibindi bintu bishyashyariza ibintu kugera kuri uru rwego, cyangwa hari abandi babyihisha inyuma bari kubigendera, bari kubizamukiraho. Kuko ntabwo wambwira ngo umwana ntanazi araje avuza ibintu nka biriya ibiganiro bya prodinze amanuza YouTube channel yose biragaragara, ahubwo gute ibi bintu bidakurikiranwa. Ubutabera burakora, ubutabera bw'u Rwanda burakora, sibyo? Burakora reka dukomeze tujye imbere dukore, sibyo? Ntihagire ikitubusanya, ikituma bamwe babona abandi bakabona. Bamwe ati hey byagenze bitya, abandi ati hey byagenze bitya, mukabire nkabona ibintu nyine tu umuntu araje afashe statement arayangije yose ngo no gutweka, akongera ibindi bintu byo guharabika byose, kugezaho ubu umuntu yifata agashinja undi ngo uyu muntu irushimusi agiye kumera nka kazungu. Naye mwiteranyije na babana agiye kumera nka kazungu wisha abantu. Ubwo watwika ibyo ni ibintu byo gutwikiramo. Ibaze wowe uri kundeba, sinzi ngo uri umuyobozi, sinzi ngo uri umuyoborwa, sinzi ngo uri umucuruzi, sinzi ngo uri umu-influencer, sinzi ngo uri umu-YouTuber, ariko se ibaze umuntu aje akaguhimbira nk'ibyo bintu, wakishima? Ubu kiri gihe cyiza cyo kuza ukajya gukeya inkuru from nowhere utazi niyo wazikuye, ukavuga ibintu nk'ibyo ngibyo, uyobya u Rwanda. Ko abari kukumva ni abanyarwanda n'abatura Rwanda, uri kuyobya igihugu totally, uri kuyobya abantu, uri kwangiza izina ry'abantu. Kandi sinzi niba yuko ufata izina ry'umuntu ukaryangiza si ibintu byiza. Nkana noneho ikiganiro kimwe umuntu yakwihangana, 2 3 4 post imwe wayihangana, imwe 2 3 4 zikajya mu 10 upostinga ibintu bimwe byo kuvuga ngo wapi uyu muntu ngo wapi niba mubambe, ukajya gushyiraho n'amakabya nkuru yicisha ku bintu bitasohotse kuri statement, ku muntu none tutazi from nowhere. Ni gute umbwira ngo uhostinga abantu ngo bagire ibyo bavuga ku kibazo cyabaye, ugahostinga umuntu ubizi neza yuko rimwe ntaha ahure n'uwo muntu kuko ntago bavugana, kabiri si umuvandimwe we, gatatu ntibanaturanye, yagize akaza avuga ngo ni umuturanyi ngo barabizi ngazo ubwine ngazo uko byagenze, ubu nawe ukabangura amatwi ngo ngo bikagenda bite, ngo yego komana yanjye. Ubwo se yumvira nawe, yumvira shopis ushaka kubakira aho hantu, uzi neza yuko nawe uri umutura Rwanda, sinza iyo ariko anytime nawe ushobora kuba wagwa muri case. Ese wewe baje batanishinga izina ryawe gutyo byagenda bite? Twebwe twagerageje kuba twakora ibintu byose byiza kuya dushimisha abanyarwanda, dushimisha abadukurikirana, abakunzi bacu by'umwihariko buri kanwa buri nguni. Ariko sinzi nk'aba ngaba urwango bakura none apurisi ngo gasanga nk'abantu dukoraho ibiganiro bo twiga duhura nta kibazo, ariko ugasanga nk'umuntu ntanavugaho na rimwe, ntinateraho n'urwenya wenda uvuge ngo wenda nwanteyeho urwenya, utajya umpamagara tugeze umpamagaraho na rimwe, tutigeze tunavuganaho na rimwe, nkajya kubona nkabona ari kunyicira izina, ari kwangiza izina ry'umuntu gutya direct yahuranya, avuga ngo abakobwa ngo bamaze iminsi 3 ngahangaha n'ibibazo ibyo bintu, ukagenda ukabivuga ahantu ukumva umuntu rwose akabyuka mu gitondo akabona nta ribi, yavuze ibintu nk'ibyo ngibyo ku mbuga nkoranyambaga, ejo bundi rwose akumva nta kibazo, rwose akumva aratekanye. Gusa nagira mbimbutse yuko uru n'u Rwanda rugira amategeko, ariko n'amategeko nayo agire rimwe na rimwe akebure abo bantu. Ngewe sinkubeshye pe, ibi biganiro byambabaje nabirebye ndavuga nti se nk'uyu muntu turapfa iki nkakibura, ariko nanone ngewe bwose uvuga ngo nzaza kuregera ikiganiro
iki kiganiro ngo nakiregeye bikubiye gace pe, ko wangiza izina ryanjye nguko baba byangije, ubwo nyine nta kundi nkituriza. Ariko cyereka ibintu nyine ibintu byambabaje pe, ibi biganiro byambabaje, abantu bagiye bakora, umuntu akaza from nowhere akakora ibi ngibi, ariko kwa gukomera nihanganye. Ariko nubwo nakihangana kajana, ababyeyi, inshuti n'abavandimwe nubwo babaza ukuri, ariko baba bababaye bavuga ati umwana wanjye nibi yagiyemo. Kandi njye man turi mu murongo wo kubaka igihugu, murabizi ibi byose murabizi. Aho twagiye duhurira benshi murahazi, turi kubaka igihugu twese, turi abanyarwanda, turi gukorera hamwe. None so ukuvukatanisha izina ryanjye birakummarira iki? Wa munyamakuru rero wowe wandika inkuru, mye yuko nyine twese turahajya, hari ahantu buriya bita ngo iwabo wa twese tujya mwumva, wanafungwa buriya nta muntu utafungwa, kandi nawe byakugarukaho igihe kikonya kikapostinga. Sawa, tujya ku nkuru nyirizina. Njye kubasangiza inkuru kuri experience yanjye nagiriye icyo gihe, bivuga ko buri kantu yafashwemo. Abo bana b'abakobwa koko bahamagaye buri kantu, ariko n'umwe wamuhamagaye avuga ko araza kukuzana n'undi mukobwa, ibintu nk'ibyo. Ibindi byose biri mu ntuza, biracyari mu iperereza n'ubushinjacyaha n'iki, ntabwo nabijyamo deep. Gusa icyo nakoze, naje gufata utuntu muri salo. Abo bana b'abakobwa narababonye koko, ariko nta kimenyetso cyari gihari cy'uko nyine wenda bashobora kuba bafite ibibazo n'ibiki. Ubwo ku bantu babimbazagaho wenda ngo se wari uhari n'ibiki n'ibyo ngibyo. So naje kugenda nko mu masaha yasanga saa 9 n'igice saa 10, naje kugenda njya muri siporo. Ubwo ibindi nyine uko mubyumva nanjye niko mbyumva, naje kumva ngo yafashwe. Rero kuba binsobanuriye ngo polisi yarakomanze, bamara agahe gatoya hanze, bamaza agahe hanze, bibana nabyo byasize nk'ibiremereza amakano, kuko ngo bamaze igihe nyine bakomanga. Ariko twebwe uko bimeze nta soneri tugira, ni ugukomanga bisanzwe. Ariko nanone twebwe itaje duhamagaye ntabwo tugukingurira, kubera yuko aho turi abaturage baho hafi barahamenye ko ariho turi, abana ndetse n'abandi n'insore wenda zishobora kuba zishaka kuba zatuderanja, n'abakunzi bacu babyumva nyine ntibabura nyine kuba bakuderanja, baraza bagakomanga. Ubwo rero utaduhamagaye urumva nta gahunda tuba dufitanye, biragoye. Ariko iyo bibaye too much tujya gukingura. So nkuyeho urujijo rero, umuntu wafunguriye polisi ni buri kantu ubwe niwe wayifunguriye. Kandi ikindi yari yambaye uko mwamubonye niko yari yambaye, n'ubundi yaragiye muri siporo ya skate. Ngira ngo akurikirana imbuga nkoranyambaga ze ari guskatinga n'ibiki byose, ari gukora ibya skate, murabizi ni kuri yaba yambaye. Yagiye muri skate ndetse n'igikapu bamufatanye nyine yari ahetse, yambaye inkweto za skate nyine zimwe binyerezaho za nkweto za nyine za skating, nazo yarazihetse nyine agigenze. Urumva ko ibyo bintu byari birangiye, byari bisa nk'ibirangiye nyine, ibyo bikubera aho ngaho, kuko already abakobwa babahaye bavuze yuko bari kwishyuza amafaranga, abahereza umwanya wo guhamagara ngo amafaranga ze bishyure. Babyumvikanye ko uko bigiye kugenda, bihamagarira abandi bantu, ubwo harimo inzego nyine. So nibyo nabivugaho kuri iyo case, nta kindi kintu nabivugaho. Ibindi byose biri mu iperereza n'ubugenzacyaha, nibo bazafata umwanzuro. Ikindi turi kugerageza guhuza impande zombi, kandi nta n'umutima mubi urimo, uko ndi kubibona, kereka agize igihinduka nyuma. Nta mutima mubi urimo. Umukobwa hemera kuba wenda yatanga statement ye nyine
tanga imbabazi n'ibiki byose kuri ikibazo cyabayeho na buri kantu ubwe birakuganira nyine impande zombi nta kibazo kiri grave cyane kirimo gusa nyine ku bintu biba bikiri mu nzego zibishinzwe mu nzego zibishinzwe yambwiye ngo nahuye na buri kantu yambwiye ngo muhumure Imana irahari kandi arakomeye kandi stronger than before kabisa arakomeye. Ikindi umuryango we ntumye ku muryango we ngati mwihangane cyane mukomere birakomeye nyine koko ariko nyine mugomba gukomera kameme men kugira ngo byumve ibi bintu n'umuryango we twasabye ribu ya Kinyinya yuko itahita ibamenyesha aka kanya n'uburenganzira bwacu turi abantu bakuru ntabwo turi abana n'uburenganzira bw'umuntu uvuga ati uretse kubwira umuryango wanjye ntawe ukura umutima ariko barabitwemerera gusa nyuma ari naho navuze ngo igihe mwaraduhemukiye tujya tubona ngo igihe cyabivuze cyabishyize hanze ngo ariko nanone babihawe n'umuvugizi wa RIB ngayo nguko byageze mu itangazamakuru nyamara impande zombi n'ubundi zatangiye kuba twaganira kuri ibyo bintu cyane yuko n'umukobwa nta kibazo afite kuri buri kantu rwose right now ntabwo ari umuntu uvuga ngo sebe kantu uzangenza gutya uzagenda bityo wapipe ibintu ntabwo yari bifite intera nyine igeze ahangaha yuko batangiye kumwita barushimusi yari ibintu twakaganiriyeho urumva cyane yuko rimwe na rimwe hari nyine uko byagera kose icyaha iyo wagikoze birakugonga waba ubizi waba utabizi ariko rimwe na rimwe hari amafote umuntu akora atazi ko ari n'icyaha sibyo turabizi twese pe hari amafoto ushobora kuba wakora utazi ko ari icyaha ibintu nk'uko mwabyumvishije ni ukuvuga ati mpeza amafaranga wigendere babyumvikanyeho ati ngiye kuyaguhereza yivi na ya mbere yatangiye kuyamuhereza kuko yamuhaye ngo inoti igera muri 5 amusiga nkari guhamagara wafunze umuntu uramusiga muri salo yigendera uko washimuse ngo ndikubwira bari abantu bavuga ngo umuntu ngo bamushimuse ngo bagize umusiga na telefone tuvuga ibintu uko biri nyamuneka so ndabashimira abakunzi ba buri kantu na buri nguni ibiganiro byo nakagaruka nzagerageza mba updating mbabwire ngo bigeza aha bimeze bitya nibinkundira nabonye imbaraga ikindi abanyamakuru munyihanganire nanjye singewe nuko nyine nanjye ari nyine nanjye mba ntabasha kwihangana cyane yuko mwegeye muri kumbaza mumaze ibyanyu mugamije ama-views rimwe na rimwe mukaba mwagira mwakora amakosa cyangwa mwakoresha umuntu amakosa bitewe n'umujinya n'ibiki kuko hari ibintu byinshi twagiye tubonera muri ibi bintu bikomeye kabisa ariko ku rwego rw'uko tugomba gusigasira izina ry'umuntu yakoze gutyo izina ry'igihugu avukamo izina ry'ababyeyi bamubyaye dusigasira ibyo bintu byose tukavuga ati reka tube turetse nyine turebe iyo byerekeza ariko nyamuneka ababishinzwe mudufashe murakoze.